ereri politike yabaye abanyapolitike babibye mu mitwe y'abaturage. N'uyu munsi harimo abantu mbona bakifite yo kuroriya, bagafata umuntu nka Munyabagisha cyangwa Jean Paul na Irimine bati bariya n'abatutsi bari ku butegetsi, ni nabo barimo kugambanira abanyarwanda. FPR nayo yabirabuko yabikubita amaso igahita ifata Munyabagisha igafata na Jean Paul igahita ivuga iti twebwe turi leta y'abatutsi, tugomba kurwanira abatutsi bo muri Kongo, bo mu Burundi, mbese mu Uganda, mbese tugomba gukora groupe y'abatutsi. Ariko abatutsi bo mu Rwanda ku rundi ruhande babandi babaga mu gihugu, FPR ikababwira iti mwebwe muzibe, imuri n'abatutsi muri intera hamwe, nta n'ahantu tubazi, nta n'ahantu duhuriye namwe. Kuko igihe intambara yarangiraga abasirikare baratubwira ngo ariko ibi ni ibiki. Gutyo babwira umuntu uvuye kwihisha, umaze amezi 3 wihisha wiruka, ariko ibi ni ibiki, ngo ibintu byawe ngo ngo nabo bitabatutse, ngo abangabo bitwa ngo bararokotse, ngo nibo bari intera hamwe. Abagore bakabita ko bari abagore b'intera hamwe, kw'intera hamwe bafashe ku ngufu ko zagize. Ahantu rero nshaka kuvuga tugomba kugira point de départ. Twirebe ibya Rusesabagina by'ejo bundi ngo wenda tuvuge ngo kuki ngo batamugirira impuhwe, ngo bategera ngo kuko yagiriye impuhwe ngo abatutsi ngo 1,000. Rusesabagina we byibura n'umuntu uzwi urimo kuvuga. Ubushize twaberetse video y'abantu bita legiste. Abanyarwandakazi cyane cyane aba diaspora bari mu bihugu by'Uburaya, by'umwihariko abo muri France, ndabashuhuje kandi ndabararikira ikiganiro duteguye kugira ngo tukibagezeho. Info France Rwanda yiyemeje kujya ibabwiza ukuri bw'ibyo yabonye bitatunganye neza cyangwa se ibinyoma biba byatambutse, kugira ngo tujye tugendana mu kuri, tumenye amavu n'amavuko y'ibintu biriho cyangwa se bisa naho bigoramye, noneho tujye tugendana mu kuri. Nicyo cyanteye kuvuga ngo ese hashobora kubaho ukuri igihe abantu baganira, igihe abantu bafite bahuriye nko kuri radio iyi niyi, byagaragayemo ko atari ukuri, ariko Info France Rwanda ikaza kugerageza gucukumbura igasanga ukuri uko kumeze, noneho nayo ikatangaza iby'ukuri kugira ngo gusimbure ibinyoma biba byatambutse. Ni kwiyo mpamvu nibwira ko ikiganiro cyavugaga ngo abahutu n'abatutsi ndetse hari ndabirenganyije kuvuga abatwa, ariko cyane cyane kuvuga ngo hari umututsi w'ukuri n'ineza hakaba n'umututsi w'ibinyoma. Nibwira ko icyo kintu ari cyo tugira ngo tuganireho rwose tubyumvikaneho. Ingingo ya mbere ni ukuvuga ngo mbese ubundi abanyarwanda ko ari bene Kanyarwanda, ko ari bene umugabo umwe, havamwe amoko gute? Havamwe amoko dute? Ubwo ndashaka kubaza cyane cyane abaherutse gukora ikinamico bibanze kubyerekeranye no kuvuga ngo umututsi w'ukuri n'ineza n'umututsi w'ibinyoma. Ntagara aranyumva na Murebwayire aranyumva, mu byo bise ngo umututsi w'ukuri n'umuhutu n'umututsi w'ibinyoma. Mwene Kanyarwanda ahinduka te umuhutu, ahinduka te umututsi, ahinduka te umutwa? Ibyo ndagira ngo mbabwire banyarwandakazi. Info France Rwanda itahura ukuri kw'ibintu, yenda ikajya no mu mateka igacukumburamo igashakisha, igasanga mu by'ukuri umunyarwanda n'umunyarwanda. Umunyarwanda ni mwene Kanyarwanda. Kongera gutuma abanyarwanda bongera gusubira mu bice, kongera gutuma abantu bakwitwaza ibi nibi kugira ngo abanyarwanda ubumwe bwabo bwe kujya hamwe, icyo nicyo kintu Info France Rwanda yamaganye yivuye inyuma. Ni ukuvuga ngo rwose niba hariho ikintu cyiza cyabaho, reka twumvikane nk'abanyarwanda, ni icyatuma abanyarwanda batera imbere kandi bakibumbira hamwe, bagafatanyiriza hamwe, bakarwanira urugamba hamwe rw'ibibazo biba biriho, ko nta bibazo, ariko rwa rugamba rukaba rwerekeje mu guhangana n'ibibazo bihari kugira ngo noneho babitsindire hamwe, baneshereze hamwe, bityo habeho intsinzi ya buri wese ititiriwe uyu n'uyu. Ndashaka kuvuga ngo rero
rimwe umukuru w'igihugu cyacu Nyakubahwa Pqul Kagame yigeze kuganira abanyarwanda aravuga ati bitera ishema bite kwitwa umuhutu, kwitwa umututsi, kwitwa umutwa, ukicara ukiyita ngo uri umututsi, uri umutwa, uri umuhutu, ukumva icyo kintu kirakubyibuhije, ukumva icyo kintu kiguteye fierite. Ni naryo jambo yakoresheje uriya mubyeyi w'igihugu, yagize ikiganiro cy'abantu bahita bumva cyane cyane les intellectuels. Fierite irimo ni iyihe koko? Kuvuga ngo uri umututsi, kuvuga ngo uri umuhutu, kuvuga ngo uri umutwa. Ibyo rero benshi babyuriraho kugira ngo babone uko abanyarwanda bene Kanyarwanda bacamo ubumwe bwabo, babubangamira, badashaka ko bwa bumwe bugerwaho, badashaka ko bwa bumwe babwubaka kugira ngo noneho babone uko bagera ku iterambere, kandi iterambere rirambye. Kuko nta na rimwe iterambere rirambye ribaho abantu bari mu bice. Muribuka ko no muri Bibiliya higeze kubaho ngo inyubako y'umunara w'Ibabeli, ariko icyababayeho nuko banyuranyije mu mvugo, banyuranya mu kumvikana. Urumva ubumwe bwabo bucikamo kabiri, ituru ya Babeli ntiyamaze kabiri, ahubwo yahise ibaridukiraho bamwe irabamara. Ni mw'urwo rwego rero abantu bitwaza cyane kuvuga umututsi, kuvuga umuhutu, kuvuga umutwa, bakabishyiraho icyo bita igikumwe, bakabishyiraho ikintu gikomeye cyane. Urumva icyo bagamije ni ukugira ngo byaterambere by'abanyarwanda rye kugerwaho bahereye ku guhagarika bwa bumwe bw'abanyarwanda, aribwo buvamo imbaraga yo kugira ngo bazubake iterambere rirambye. Niba umubyeyi w'igihugu yarabajije ati waba ufite ifiyeri yihe yo kwitwa umututsi, waba ufite ifiyeri yihe yo kwitwa umuhutu, ukabishingamo ijosi, ukumva ko kwitwa uwo ni ikintu gikomeye cyane. Ubwo niyo mpamvu uwitwa Ntagara Jean Paul na mugenzi we Murebwayire na Sekidende babigarutseho kuri radio Ikamba, naje kubyita ko ari ikinamico. Ni ikinamico kubera iki? Ni ikinamico kuko burya ikinamico, reka tujye dusobanurira abanyarwandakazi tubyumvikaneho neza. Ikinamico ni ukuvuga ngo ni ugukina ibintu uko abantu byakabaye kandi atari ko bimeze. Urumva? Ugatanguranwa nk'urugero ngo yewe ngo rwa rugo ngo muzi ko ngo yemwe kwa kanaka, ngo ariko ngo uyu munsi ngo mugomba kuba mutaraye neza, kuko abifuriza kutarara neza ababwiye ngo mugomba kuba mutaraye neza. Ntiyaharaye, ntiyarahari, ariko kugira ngo yumve ko batarara neza abatanze imbere ababwiye. Niyo mpamvu rero na bene Kanyarwanda nubwo bikura muri bene Kanyarwanda bakita ko ari abantu bari aho ngaho bakomeye, ndetse aribo bagize agaco ko kugira ngo bazubaka u Rwanda rutandukanye n'u Rwanda turimo ubu ngubu, ngo u Rwanda rutagira ibibazo. Batinyuka no kuvuga ngo hari umututsi w'ukuri. Urumva? Ubwo karabaye icyo nicyo bitunda amahano. Hari umututsi w'ukuri ni neza. Urumva amagambo abiri afatanye yombi. Ukuri kuvuga ko we atavangiye cyangwa se atameze uko bimeze gutya, mbega w'umwimerere. Ni neza. Ineza ni akantu bashyizeho kugira ngo nyine bashyireho yenda yubwo ndashaka kuvuga ariko cyane agatsiko k'intagondwa ziri hanze, kandi intagondwa ziri hanze kenshi zirimo abajenosideri, zirimo abakoze Genocide, harimo nanone abumva bakongera bagakora Genocide yakorewe abatutsi, bakongera bakayigarukaho bakica ubwoko bw'abatutsi, kuko nicyo bahereyeho kugira ngo babone uko bacamo u Rwanda mo kabiri, abana b'igihugu babangize. Banyarwandakazi, iyo bigeze aha ngaha tuributsa ngo uyu muvandimwe witwa Jean Paul, uyu muvandimwe witwa Illumine, no muvandimwe witwa Sekidende, bakicara nk'abantu bakuru bakavuga ngo umuhutu cyangwa se umututsi w'ukuri. Ni ukuvuga ngo nicyo bita segregation raciale, ni ukuvuga ngo ni ivanguramoko. Bagiye kuvuga ko hari n'umuhutu cyangwa n'umututsi w'ibinyoma, wa wundi utagirira icyizere, wa wundi utavuga ko muri kumwe, kandi ni mwene Kanyarwanda nk'uko nabo ari bene Kanyarwanda. Iyo habaye ibintu bimeze nko kuvangura cyangwa guca imanza, kabuti uriya ni umunyakuri, uriya si umunyakuri,
wowe ubaye kujya guca umanza rukuvuga ngo ubuvuze wowe ugiye mu rwego rw'abacamanza kandi umucamanza icyo akoresha n'itegeko. Iyo ahagaze mu itegeko rero burya abavugisha ukuri, n'abandi rero bigize nk'abantu bavugisha ukuri kugira ngo bagaragaze ko hari ibice by'ukuri n'ibice bitari by'ukuri, ibice bizima n'ibitari bice bizima. Kandi ari mu banyarwanda nabo ari abanyarwanda, mu nyumvira icyo kintu, banyarwandakazi ba diaspora muri hanze, nimwumva ibintu nk'ibi ngibi mujye muvuga muti aba bantu baratwerekeza hehe, aba bantu barubaka iki mu banyarwanda? Nta kindi bubaka ni ukubacamo ibice, nta kindi bubaka ni ugusenya ubumwe bw'abanyarwanda. Nta bubatsi barimo. Icyo impamvu nagitinzeho kandi efo France Rwanda reka igitinda ku kintu nk'icyo cy'igikosa kugira ngo gikosorwe, nuko ayo marangamutima umuntu aba yifitiye akayashyira mu bandi akabitangaza, murumva ko abashegesha imitima myinshi. Reba wundi yise ko ari umunyakuri, uwo ngo yitera hejuru, ubwo abashaka kugira ngo amuzane muri ya timu yo kugira ngo nawe amufashe gukora amarorerwa, noneho na wa wundi yise ko ari umunyabinyoma cyangwa se uw'ibinyoma, nawe noneho akumva ko ari skandalize, akumva ko arobanuye, akumva ko ntabwo ari umuntu nk'abandi. Reka tujye ariko dukora isesengura banyarwandakazi ku bintu nkabira kugira ngo tujye tumenya abanyarwanda barubaka iki, barubaka igihugu cy'ubumwe cyangwa buraka igihugu cy'amacakubiri. Abo ni amacakubiri baba bubaka. Ntabwo watinyuka kuvuga ngo umututsi w'ukuri n'umututsi w'ibinyoma, ubihereyeho wowe uvuga utyo, wowe uri iki ku buryo wabivuga? Ndashaka kukubaza icyo kiganiro wari uyoboye Ntagara n'umuvandimwe mwari kumwe Mwewayire ndetse n'umuvandimwe Sekidende, ibyo iyo mubisohora mu mitwe yanyu mukabijyana hanze mukabitangaza, mwumva mugamije iki? Ni ubumwe bw'abanyarwanda? Ni ukubacamo kabiri? Ni ugusenya ubumwe bwabo? Mwumva mugamije iki? Muri mwebwe ubwanyu, muri mu bwonko bwanyu no mu mitwe yanyu, iyo musohoye ikintu nk'icyo mwumva ko gifite ingaruka bwoko ki? Icyo kora hari ikindi nagira ngo mbibutse, ingingo y'ingenzi nuko ngo ukize inkuba arayiganira, kuko uganira ikintu cyakugiriye akamaro. Ariko ikintu cyakubabaje cyangwa kiragute ntabwo wakiganira, kuko iyo ukibutse ukiganira ukigaruye mu kanwa kawe cyangwa mu bitekerezo byawe, kirongera kikakwangiza. Nuko ngo ikintu cyiza kiratambuka neza, ariko ikintu kibi ntabwo gitambuka. Ubwo rero ukize inkuba arayiganira, nuko ngo niba iyo nkuba itagukubise ngo uve muri umubiri, nibwo utinyuka ngo ariko shango yari inkubise yarigeze gute? Ese wibuka kuvuga ngo nkijijwe n'Imana nkijije inkuba? Reka mve mu kiganiro kirimo ikinyarwanda kigiye ku ruhande, nze mu kiganiro kizima. Hari abiyemera ko bacitse ku icumu bya Genocide yakorewe Abatutsi, mukabyemera mukanabivuga. Iyo mubyemeye mukanabivuga, kuki mugarukira aho ngaho? Mwakongeyeho n'uwatumye mucika ku icumu rya Genocide yakorewe Abatutsi. Mujye mutinyuka muvugisha ukuri, mwe kuvanga cyangwa mwe gutatira ukuri, muvuga ukuri kuzuye. Kandi ntimugire ingononwa rwose kumva ko mufite ipfunwe ryo kuva ko FPR yabarokoye Genocide yakorewe Abatutsi muri 1994. Ubivuze bigutwaye iki? Yenda ugerekaho n'ibindi, ariko yibura wibuke kwako kantu kagukorewe nawe ukavuge neza. Kongera kuvuga ngo umututsi w'ukuri n'umututsi w'ibinyoma, nabyise ko mwakinaga ikinamico ko nta kiganiro cyari kirimo, nta kuri kwari kurimo. Niyo mpamvu Info France Rwanda yo ikurikirana kugira ngo ibintu bitari ukuri bibe ukuri, ikurikirana kugira ngo ibintu byari bigoretse bigororwe neza, abanyarwanda bumva ibintu bizima, abanyarwanda bumva amagambo meza bafasha, atari kumva amagambo abacamo ibice. Erega mujye mureka Info France Rwanda ibitahuri bibatangarize kugira ngo rwose mu by'ukuri umugabo mwiza ni umugabo uvuga uti nakosheje akikosora, umutegarugori nawe w'umunyabwenge ati nakosheje akikosora. Naho nagira ngo mbageze naho ubundi kwigamba ko mwarokotse Genocide yakorewe Abatutsi, noneho mukajya no gusebya FPR ari nayo yahagaritse iyo Genocide yakorewe Abatutsi, byaba bihabanye. Waba urute kuvuga uti narakuze ariko mbikesha papa na mama bambyaye. Reka tujye tugendera mu magambo y'ukuri, tubivugisha ukuri nk'abanyarwanda,
mu kinyarwanda cyacu cyumvikana. Sha dore maze kuba minisitiri ukibagirwa ko nyoko na so bakureze, nyoko waguhaye ibere yatumye uzamukamo umugabo cyangwa umutegarugori ukaba wicaye ku ntebe nk'iyo nziza iryoshye, ntabwo wabyibagirwa. Ariko sinshaka kuvuga ya guverinoma yanyu y'abaringa mwashyize hari ikintu kitabaho, ndashaka kuvuga mu by'ukuri ubaye umugabo ukaba nk'umupilote w'indege, koko wazigera uhakana ko nyoko na so bakubyaye bakakurera bakaguha ubwenge bakagukuza ukavamo umupilote? Nibwira ko mu buryo bwo kumushimira, mu buryo bwo gukora ibintu bizima, mama na papa wajya ubibuka kandi ukabibashimira, ndetse ukagerekaho nishimwe no kubaryoshya nk'uko nawe uryoshye. Niyo mpamvu nagira ngo ne gukurura cyane ikiganiro mvuge ngo aho gusebya FPR bavandimwe Jean Paul Ntagara ndetse nawe Irimine na Sekidende, FPR murayisebya hari umwenda ibarimo. Oya ni mujye mubitangaza muvuge muti yatwambuye amafaranga, muvuge n'umubare wayo, hanyuma FPR naho aho iri irebe inzandiko mwagiranye z'amasezerano ibishyura mu mafaranga. Niba umwenda ntawe uratuka FPR wihora iki? Niba yaragukuye mu kaga ikagukura mu maraso ugasa ukagira umugisha igahagarika urwo rugamba rwari rugiye kuzamara abatutsi abo bitwa abatutsi ndetse n'abahutu b'inshuti bashatse kugira ngo bavuge bati mwebwe muri cyose umututsi muramwica si mwene Kanyarwanda si kimwe natwe. Niba uwo mugisha warabayeho, niba urwo rugamba rwarabayeho, mwarwirengagiza mute mukajya gutuka mugasebya FPR? Niba nta mafaranga ibarimo, niba nta wundi mwenda ibarimo, niba nta yandi masezerano yabatatiyeho, FPR muyikurikiranyeho nk'iki? Muturayivugira nkande, ndayivugira nk'umuntu nanjye yagiriye akamaro, kandi nkaba ngomba kuvuga ko ako kamaro yamaze katagomba kwibagirwa. Banyarwanda banyarwandakazi, reka tujye tuba mu kuri, reka tujye dutangaza ukuri, reka tujye tuvuga ibyabaye kandi tuvuge nuko byagenze, bityo amateka yuzuye kandi amateka arimo reconnaissance, kwibuka no kugendera no kwibuka, kandi hakabamo amashimwe akomeye cyane. Nibyo nagira ngo mbibwirire inshuti bavandimwe ndetse bene Kanyarwanda, kugira ngo icyatubera kiza nuko twaba hamwe. Ntabwo cyari igihe cyo kugira ngo dutandukane, ni igihe cyo kubaka rumwe. Kandi iki kiganiro tuzongera kukigarukaho kuko hari byinshi byo kukivugaho, kugira ngo turusheho kwerekeza mu mujyo umwe. Kandi ngo abadashyira hamwe barasandaguza, sibyo? Barasandaguzanya, ntacyo n'abagiye gutashya iyo badatahirije hamwe, kamwe kaba kari hakandi kakaba hariya, ndetse n'imitwaro ntigwire. Ndavuga abana iwabo bagiye kugira ngo bajye gutashya mu kinyarwanda gisanzwe cyacu. Nibyo ni ibintu byoroshye kubivuga, ariko noneho nk'abanyarwanda n'abanyarwandakazi kandi mukuze, mushesha kanguhe, muzi ubwenge, muhagurukire gutangaza ibintu bizima byafasha abanyarwanda. Umututsi w'ukuri ndetse n'umututsi w'ibinyoma, ibyo bintu ntibyigeze bibaho. Hariho mwene Kanyarwanda Imana yaremye, imurema mu ishusho yayo, kandi Imana iramushima. Wamugaye ute wowe muntu utaranamuremye? Wagaye ute umuntu utaramuremye? Kuko ngo utunga intoki abantu, urutoki abantu, kandi we zayindi enye zikakugarukira. Naho ugira ngo nsoze, reka tujye dushima ibyadukorewe, dushime nawe dukoreye, kandi ibyo bizatuma tuba abagabo nyabagabo n'abategarugori nyabategarugori beza bakwiriye u Rwanda, baryoheye u Rwanda, kandi u Rwanda ruryoshye tukaruryoshya pe, nitwe tuba turyoshye. U Rwanda rwubakitse nitwe tuba twubakitse, kuko inzu, amabuye, amatafari, imihanda biriho kubera twebwe rero tutagiye hamwe, tutubatse hamwe, ntabwo ibyo byiza byose byaboneka. Ariko nagira ngo nsoze mbabwira ngo niba Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ubwe yivugira ati niki cyagutera rwose ishema ryo kwitwa umututsi ukabirata ahantu, kwitwa umuhutu ukabirata ahantu, kwitwa umutwa ukabirata ahantu, ibyo bintu byagutera ishema gute? Terwa ishema no kumva ko uri umunyarwanda. Kandi benshi ubunyarwanda reka bujye buturyohera kurusha ko twakwitwa ibindi bidafite akamaro. Imana ibagirire neza. Iki kiganiro ndibwira ko
abari buze kukigeraho bwa mbere, abo kiri bugereho bwa mbere, muri buze gusaranganya n'abandi mukaboherereza nabo, kandi mu gihe gikurikiyeho bikazagenda gutyo. Reka dusabe nanone abatwumva bataragerageza kwiyabonesha kuri Info France Rwanda, mukoreho abonnement, mukoreho subscribe, kandi mukore na live. Ibyo bintu byose ni ibintu byoroshye, ni ibintu rwose biryoshye, kugira ngo ibiganiro byacu nibitambuka bijye bihita bikugeraho, mbese nk'uko nagitangazaga kigatambuka direct iwawe. Imana rero ibaho umugisha, turi kumwe, tuzakomeza twubaka u Rwanda rw'Abanyarwanda, atari u Rwanda rw'amoko, u Rwanda rushyize hamwe, u Rwanda rufite ubumwe, u Rwanda rufite icyo rugamije hamwe, kuko bizatugira akamaro twese. Nta numwe uzagirwa akamaro n'ibintu by'u Rwanda wenyine, kuko ntibinashoboka. Tuzongera ubutaha. Murakoze, murakarama. Imana ibahe umugisha.